twongeye kubasuhuza nshuti mudukurikiye kuri The Room of Rushias mu biganiro byacu. Akenshi tuganira hejuru ubutumwa bwiza, ariko kandi kuko twabibasezeranyije tunabikora, hari igihe tuganira ku biganiro bitandukanye byubaka sosiyete ndetse n'ubuhamya bw'abantu batandukanye. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umushitsi muriho mubona kuri kamera zacu, afite ubuhamya turi busangire kuko biri mu byo tuganira hano, ubuhamya bw'abantu ndetse tubwira n'abandi. Waba ufite ubuhamya wifuza kudusangiza, waza ukabudusangiza. Hanyuma rero tutarakomeza n'ubuhamya bwacu cyangwa se ikiganiro cyacu muri rusange, reka nze kumusaba kugira ngo atwibwire cyangwa se yibwire abakunzi ba The Room of Rushias. Bakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Alice Kirayi, ndi umudahurwa, ndi n'umumama, ngira ngo ni ibyo ngibyo. Arakoze cyane. Ndumva warugerageje kwivuga kinyamurenge, ubwo ku nshuti zacu barabyumva, nuko abanyamurenge bibwirana, abandi bavuga bisanzwe n'ibisanzwe. Hanyuma rero ubuhamya twifuje ko udusangiza cyangwa se usangiza abadukurikiye ku cyumba cy'abakiranutsi. Tuzi ko abantu b'abanyamurenge batuye mu bice bitandukanye, hariho abagiye batabara bitewe n'ibibazo turimo bitandukanye. Uri umwe rero mu babyeyi cyangwa se mu mama bafite abagabo babo bagiye gutabara bene bwabo ubwo bariho bicwa muri Kongo, bakorerwa ubwicanyi busa na jenoside. Hanyuma icyo nagira ngo nkubaze, umugabo wawe agenda mwarasezeranye, wabifashe gute? Nico ngira ngo udusangize muri make. Murakoze. Umugabo wanjye agenda ntabwo yagiye nk'aho, rero benshi babyita ngo ni uburara, ariko ntabwo yagiye nk'aho ari uburara. Yagiye twabivuganyeho, tubyumvikanaho nka famiye, muhereza uruhushya nk'uko yari yabinsabye, ndamureka aragenda. So muri make ntabwo yagiye twabyumvikanyeho, ntabwo yagiye tutabyumvikanyeho. Uvuze ko mwabiganiriyeho. Hari benshi bavuga ngo abagabo baragiye baracika, babahamagara bagezeyo, ariko uvuze ko yaguhamagaye cyangwa yagusezeye muri kumwe. Hanyuma ngira ngo mbaze ubuzima bwawe hano muri Kenya. Nairobi ni umujyi ugoye, uteye imbere, kubamo umugabo ari mu kazi gakomeye nka kariya k'ubwitange. Ubuzima muri make bwifashe gute? Mubayeho mute? Murakoze. Ubuzima tubayemo hano Nairobi, mbese tubayeho cyo kimwe n'abandi nk'ukuntu babayeho, kubera ko hano Nairobi abenshi barashakisha hano hanze. So abenshi muri twebwe turashakisha natwe nk'uko abandi bashakisha hano hanze. Ubuzima tubayemo ni ubuzima twavuga ngo buroroshye kandi bugoye. Kuvuga ngo buroroshye ni uko dusohoka cyo kimwe n'abandi bafite abagabo babo hano bagashakisha. Bugoye kuri twebwe kubera ko nta bagabo dufite hano. Urumva iyo ufite umugabo biza byoroha, tuvuge ngo iyo mwembi muri abakozi, umwe acyangaho undi agacyangaha, mwahuriza hamwe bikoroha. Ariko iyo ari wowe wenyine usohotse, urumva nyine biba ari ukuboko kumwe, ni nk'aho ari ukuboko kumwe gusohotse. Naho ngaho niho bitugoreraho, ariko ubundi ntabwo bitugora cyane, tubifata nk'ibyoroshye. Hanyuma ndabivuga mbizi neza, cyane cyane nk'umunyamurenge uzi ibibazo n'akaga ababyeyi bacu barimo. Hari abana cyangwa se abasore n'abagabo, ndeke kubyita abana kuko hari n'abagabo bakuru batabaye, hari n'abaraho ibibazo byasanze, bisanga muri ubwo buzima nyine biba ngombwa ko bakomeza kwirwanaho. Ariko usanga hari ababyeyi bamwe bagenda barawumu abana, ugasanga hari abamama bagenda barawumu abagabo babo, bavuga ngo barabasize, ugasanga bagiye kubafata nk'ibigwari. Nk'umugabo wawe watabaye, umufata nk'intwari, umufata mu buhe buryo? Ntabwo mufata nk'ikigwari, kubera ko iyo wenda yaza kuba ari ikigwari ntabwo aba yaransezeye ngo mbwira ngo ngiye ahantu runaka, aba yaragiye gusa. Ahubwo ngewe mufata nk'intwari. Kuri ngewe mufata nk'intwari, kandi ntabwo ari intwari yanjye njyenyine,
kubera ko si njyewe atabara njyenyine ahubwo atabara sosiyete y'abanyamurenge. urakoze cyane. Ubwo wenda hari abagenda babivuga babyumva ugutandukanye, ariko wowe niba umufata nk'intwari, ubwo n'abandi bafite uburyo babyumva ariko mu buryo bwumvikana, ni ubutwari. N'uwananirwa yananirwa, ariko bigaragara ko ari ubutwari gutabara. Hanyuma hari icyo wabwira abagabo b'abanyamurenge bakwiriye ku isi hose? Nagiye mbyumva no mu binyamakuru bitandukanye, byaba n'ibitari by'abanyamurenge, batabariza abanyamurenge, basaba abagabo b'abanyamurenge bose gutabara, ndetse bamwe bakanengwa na bamwe mu banyamurenge, bavuga ati uyu nguyu aratuvuganira cyangwa se arashishikariza abanyamurenge gutabara. Bimubwiye iki? Bishinzwe iki? Wowe wabwira iki abagabo b'abanyamurenge, abagore b'abanyamurenge? Kuko hariya hakenewe ubutabazi bwinshi. Hari abashobora kuja kwirwanaho kugira ababyeyi ntibapfe, hari abashobora kuvura, hari abashobora ndetse yewe no gufasha abagize ibindi bibazo bitandukanye. Ni iki wabwira abanyamurenge batari muri Kongo ku bijanye n'ikibazo dufite hariya hakurya? Ikintu njyewe nabwira abanyamurenge ni ukuva mu tuntu n'utundi mukajya gutabara iwacu. Kandi abajya gutabara ntabwo ari abagabo bonyine, abajya gutabara harimo n'abagore. Buriya niba umugabo agiye ku rugamba, wenda haboneke umugore nava ku rugamba, wenda agire n'ikintu yafata, asange wenda yamutekeye cyangwa yamukoreye, niyo yamukorera n'ikintu cyo kunywa, akagira ikintu anywa. So njyewe ntabwo nabwira cyane ngo abagabo n'abagore mureke duhaguruke turwanirire iwacu kugira ngo haboneke amahoro, tuzotahe. Hanyuma hari icyo mbaza wowe ubwawe, Alice Soleil, uri twirwaneho wumva? Kuko ubu nyine ijambo twirwaneho hari ukuntu numva hari ndetse na bamwe mu banyamurenge basa n'abashaka kunenga twirwaneho. Mu buryo wumva hari sinzi izindi apelasiyo baba bafite, wowe ubwawe uri twirwaneho, wiyumvamo kuri twirwaneho? Njyewe ndi twirwaneho kubera ko igice kimwe cyose ni twirwaneho. So noneho uri twirwaneho kubera ko umugabo ari twirwaneho? Oya, ntabwo ndi twirwaneho kubera ko ari umugabo. Yes, naba twirwaneho kubera ko ari umugabo, kandi naba twirwaneho kubera ko ndi umunyamurenge. Ni ukuvuga ngo noneho ngiye no kuvuga ngo sindi twirwaneho, nawe ntabwo nawe mushigikiye, ariko mushigikira kuba twirwaneho kwanjye nuko nawe ari twirwaneho noneho cyane. Wumva ko n'abagore b'abanyamurenge bagombye kwitwa batwirwaneho ndetse bakanaba twirwaneho? Cyane rwose, cyane n'abagore bakabaye twirwaneho, ahubwo apana n'abagore. Uzi witwa kuri umunyamurenge wese wakabaye twirwaneho, kugira ngo turwane ku bwoko bwacu. Nuba twirwaneho uzarwana ku bwoko bwacu kandi buzagira amahoro. Nkunda kumva bamwe mu banyamurenge bashigikiye twirwaneho badefinisa twirwaneho nk'ubuzima. Ese wowe ni kubyumva? Wumva ko twirwaneho ku munyamurenge, igisobanuro cya twirwaneho byabaye kwitwa ubuzima ku munyamurenge? Cyane byaba ari ubuzima. N'ubundi ndahamya neza kuko iyo hataza kuba ariyo twirwaneho, nta banyamurenge ubu nyine bari kuba navuga ngo bakicitwa izina umunyamurenge. Hari igihe ujya witekereza ukumva hari igihe kizagera ukaba wasubira iwanyu muri Kongo? Cyane cyane ko kubera ko muri Kongo niho hariho umutwe wa famiye yanjye. Urumvaga, kandi iyo umuntu udafite umutwe nta buzima uba ufite. Ni ukuvuga ngo igice kinini njyewe cyaba ari icyo iwacu hakire, dutahe muri Kongo, si icyo kuja hanze cyane. Hanyuma umugabo wawe ari muri twirwaneho. Twirwaneho ku batayizi, ni abanyamurenge baharanira kubaho kwabo, banze gutega amajosi. Ni abagabo, ni abana, ni abasore, ni ababyeyi bagerageza kurwanya umuntu uje kubataka bose. Hanyuma uvuze ko nawe ubwawe ushobora gusubirayo. Abantu bagaragaza ibitekerezo byo kudashigikira twirwaneho, wowe wumva abo bantu ubumva ubatekerezaho iki? Wabagiriye iyihe nama?
iyi nama nababwira ni nko kuvuga ngo wowe wenyine turi kwitekereza kuri umunyamurenge nudatekereza nuvuga ngo twirwaneho, navuga ko ni nko nitangeho urugero, ni nko kuvuga ngo njyewe ndi umudahurwa, noneho ntabwo sindi kwishigikira ko ndi umudahurwa. Nicyo kimwe na twirwaneho, udashigikiye wowe wenyine ko waba twirwaneho, ntabwo uba wishigikiye nawe wenyine ubwawe. Ni ukuvuga ngo twese twakagombye kuba twarashigikiye, nidushigikira twirwaneho twese tuzabatera n'imbaraga zo gukora ibintu bari gukora neza. Naho umuntu wese iyo baba bagenda ikintu uri gukora yese ntikiburamo intambara, bamwe barakurwanya abandi bakagushigikira, ariko twakagombye twese kuba twirwaneho kugira ngo dushigikirane twese, duhuze imbaraga kugira ngo iwacu duhubake twese turi twirwaneho. Yani kudashigikira twirwaneho kuri wowe no kwirwanya ubwawe no kwiyanga, niko ubidefinise. Kwiyanga. Hanyuma ngira ngo nkubaze ikibazo, umugabo wawe cyangwa umutware wawe n'abandi bana bacu benshi baririya, hari ubwo ujya uvugana nawe kuva agiye iriya atabaye ababyeyi? Turavugana. Iyo muvuganye ntabwo uramubwira nk'igitekerezo cyo kuvuga ngo ibyo wagiyemo ni ibiki, bireke utahe? Iyo nza kumubwira ngo reka ibyo ngibyo, kumubwira ko yashyitse iriya ntabwo yabyumva cyane. Mba naramubujije umunsi yambwiye ngo ngiye ndagusezeye ndagiye, ariko ubu nyine ahubwo muha kuraje yo kugira ngo akore cyane, mbese muha kuraje yo kumwereka kuko mushigikiye. Ndi kumubwira ngo atahe naba mpaye nanga cyane iri iwacu, baba wanga imuhira. Hanyuma hari ukuntu abanyamurenge bitewe n'ikibazo dufite iwacu bari mu kaga gakomeye pe. Nta mishinga cyangwa se amasosiyasiyo ashobora kuba yagoboka abantu, usanga ahantu bari nta masoko, ubuzima buragoye, nta mashyirahamwe afasha abantu yagenda akabitaho nk'uko tubona za pamu na za sere. Hariya ni ahantu bari mu kaga gakomeye. Rimwe na rimwe usanga abanyamurenge bagerageza gukora ibishoboka byose, bakaba bagura n'iyo sukari ikoherezwa ababyeyi baririye. Bari mu kaga, ariko kandi nanone dufite abantu nk'amwe tubayeho mu bihugu usanga umugabo yiruka akazana ikiro cy'isukari, umugore akazana ikiro cy'isukari. Aba bantu bafasha ababyeyi baririya, nta mujye mwumva mwebwe iyo mutekereje ntimutekereza ko namwe byibuze mwakabaye umwihariko bajya gufasha abantu baririya bari mu ngorane, bakaba bafasha namwe abatware banyu bari ku rugamba? Ibyo ntimujye mugeraho mwumva mubyifuza cyangwa abantu babibakorera? turabyifuza cyane, cyangwa twakwifuza nyine ko babidukorera, ariko cyane cyane abantu bari hano muri Kenya batandukanye n'abantu bari hanze ya Kenya, kubera ko uri hano muri Kenya wese iyo usohotse gusa hanze, niyo wagenda ukagera mu mujyi ufite ikintu ugiye gukoraho, uza ugaruka mu mujyi ukazana niyo wazana makeya ariko agaburira abana. So twebwe dusohoka twirukanka, ariko ibo bari iriya ruguru urumva nyine bari ahantu hamwe, ibo ntibabona ukuntu basohoka ngo bajye no gushakisha nk'uko twebwe dushakisha. So sapoti botanga kugira ngo babasapotinge iriya ruguru, njyewe ku giti cyanjye ndumva nta kibazo byaba bitwaye, nubwo natwe twaba tuyikeneye hano cyane, ariko kuyibahereza iriya nta kibazo. Urakoze cyane, icyo gisubizo ni cyiza, ni cyiza. Ubwo abatwumva nabo hari icyo batekereza, nubwo gisubizanyije ubwenge bwinshi n'ubuhanga bwinshi. Hanyuma hariho ishyirahamwe nagiye numva mu buhamya bwinshi cyane, yaba abana bagiriye bagira ibibazo, yaba ababyeyi bagiye barasirwa mu mazu. Iyo naganiraga nabo bakubwiraga ko bagiye bafashwa n'umuryango witwa Mahoro Peace Association, bakakubwira badufashe kutuvuza, mayimayi yaraduteye iturasira mu mazu turyamye, abasaza n'abakecuru. Aho tugeze Mahoro itujyana mu bitaro iratuvuza. Icyo mbaza
ibyo ni ibintu mu buhamya bwinshi bw'abantu benshi bafite, hari n'abo nakoranye ibiganiro nabo bakiri n'ibimuga, abandi bari mu bitaro, bambwira ngo niba turiho ni ku bwa Mahoro Peace Association. Ese Mahoro Peace Association hari ikintu ishobora kuba rimwe na rimwe wenda ishobora kuba ijya ibagezaho ikanabaganiriza mwebwe abantu bafite abagabo batabaye? twebwe cyane ntabwo turabona cyane, ariko twebwe tugira ishyirahamwe ryacu ry'abamama nyine batwirwaneho. Mu batuye hano muri Kenya rikorera Kasarani, niho habaho abantu umukuru waryo. Twe duhura cyane n'abantu bari hano muri Kenya. n'amahoro iradufasha. Hari igihe iryo shyirahamwe ryacu tugira ikigega cyacu, hari inkunga nyine badushiriyemo kugira ngo tubashe kwiteza imbere twebwe twenyine. Ni ukuvuga ngo niho cyane, mbese urumva badufashirije muri rusange muri abo mama muri iryo shyirahamwe ryacu dukora. Ahubwo abantu twubaha cyane kandi bagira akamaro ni abagabo cyangwa abahungu bakorera na hano, bagira niba ari nabyitsa nabo, niba ari ishyirahamwe, niba ari iki bakora muri Kinyozi, bakora mu makinyozi hano muri Kenya. Nibo bishize hamwe, nibo nabo bazabagira ikintu bafasha bano bamama bari hano. Urumva mu banyeshuri, wenda ubu nyine ni mu ntangiriro z'abanyeshuri, hariho bamwe bafashije kujyana abana ku ishuri, hariho abandi bishuriye amazu. Ubu nyine abo bahungu ba Kinyozi cyane ni abantu twubaha cyane. Namwe muzabashake, ahubwo muzabahereze sapota yanyu kugira ngo bakomeze babafashe, bazakomeze bafashe abo bamama. Naho abakobwa ba Kinyozi, abakobwa ba Kinyozi ntitubazi. Ahubwo n'abakobwa ba Kinyozi muzishyira hamwe namwe, muzamugira icyo mwunganira kuri abo bahungu. Oya nabo nibikubita agashi cyangwa bazakora iyabo, bikubita agashi bajye bafatikanya n'abasaza babo bafashe baramukazi babo, n'ibandemaye babo cyane rwose, nibo bafite ibibazo kuko basaza babo nibo batabaye. Hanyuma ikiganiro ndumva kiri bube kigufi, tutari bujye kure cyane, tugana ku musozo. Wabwira iki Twirwaneho iri kuri tere uyu munsi wa none? Baba baraye ku marondo kugira ngo umwanzi ataza atwika ababyeyi, abatwikire mu mazu, yanaza bakagerageza kwirwanaho nyine, bagerageza kumusubizaho no kubwira ababyeyi ngo bahunge. Abo bantu batwirwaneho wababwira iki? Wabwira iki nanone abandi bantu bari muri iyi mijyi guhera i Buvira, i Bukavu, i Goma, i Kinshasa, mu Rwanda, i Bugande na hano muri Kenya no muri Amerika, Australia na Finland na Oceania, hose iriya na za Australia? Abo wababwira iki kugira ngo tuze gusoza ikiganiro cyacu? Murakoze. Ikintu nabwira mere kuri bariya bari kwitere batwirwaneho, ikintu cya mbere turabakunda kandi turabashigikiye ukwacu kose. Ni ukuvuga ngo muvuye aho ngaho ni nkaho kuvuga ngo sayidi imwe y'isi ivuyeho. Ni ukuvuga ngo mugire imbaraga, kwa kundi ngo niba ari Mose, niba ari ngo Imana yamufashe amaboko irayashiga kugira ngo ubwoko bubashe kwambuka neza. Mbahaye na Bibiliya. Yego, uri na pasiteri. Ni ukuvuga ngo natwe tubashize amaboko aho muri hose, tuzakomeza tubashigikire. Naho abantu batari ruguru, bari muri bino bihugu guhera hano muri Kenya, hano turi, mugende mushigikire Twirwaneho cyane cyane, kubera ko nimutabashigikira ntabwo tuzaguma muri Kenya, abandi ntimuzaguma muri Amerika. Tuzoguma muri Kenya, abandi muri Amerika, ariko tuzotaha tuje iwacu. So mugende mushigikire Twirwaneho mwese uko mungana. N'utamushigikira umunsi uzabona kino kiganiro uzakwaba umushigikira guhera uwo munsi. Ni ukuvuga ngo dushigikire Twirwaneho kugira ngo twubake iwacu. Ikiganiro cyacu tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko tuganiriye numvaga ari ibintu byiza kandi biremereye. Rero mbwira mwebwe mudukurikiye mwese ukurikiye iki kiganiro, mu by'ukuri abanyamurenge bose aho bari ku isi, agaciro k'umunyamurenge, yaba uri muri Kenya aho turi, yaba uri i Rwanda, yaba uri Europe, yaba uri muri Amerika, yaba uri Canada,
agaciro kawe ni uko imurenge hari umunyamurenge. Umunsi imurenge horara nta munyamurenge, wa mugambi wateguwe ugasohora, ntekereza ko buri wese aho ari yaba adafite agaciro. Ndashimira cyane abo basore bo muri Kinyozi, ni abagabo pe, n'abandi rero twagombye kubigana, twigana abasore muri Kinyozi n'aba bagerageza kugira ngo turebe uko ubutabazi bugera ku babyeyi bari kure. Mu by'ukuri twagombye gutekereza uko n'aba turi kumwe abagabo babo babasize nabo bagerweho. Ntekereza ko abatwumva barimo n'abayobozi bacu baza mituwalite ku isi, kuko n'ubundi aho hose hari abantu bacu bagiye bagira, wenda bazagenda bitekerezaho mu buryo abana batoya basigaye n'abandi bamama bakuru bagasigwa n'abagabo baje gutabara bakwitabwaho. Aha rero niho dushoreje ikiganiro cyacu. Wakoze kudukurikira kuri The Room of Rashes. Mugira amahoro.